Yes, kanongere nkwifurize ikaze n'ibihe byiza kuri wowe udukurikiranye hano kuri The Hot Live. Twizere ko ukomeje kugenda umererwa neza. Tugarutse nanone na top 5 tubafitiye kuri munsi wa none. Uyu munsi ugwa none, umunsi gwa none tubafitiye top 5 y'abahanzi bakunzwe kurusha abandi hano mu Rwanda mu mwaka wa 2025. Uri kwibaza ninde muhanzi ukunzwe kurusha abandi bose muri uyu mwaka wa 2025? Urimo uratekereza ninde? Ese ni Element, ni Bruce Melody, ni Chris Easy? Ninde kuri wowe? Twandike muri comment ninde muhanzi ukunzwe kurusha abandi bose hano mu Rwanda muri uyu mwaka wa 2025. Reka rero n'abatindiye mite ntangira mpere ku rutonde rwacu ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turasanga umuhanzi nta wundi yitwa Chris Easy, umwe mu bahanzi b'abanyarwanda ubona ko bamaze kwigarura imitima y'abantu benshi cyane. Umuhanzi yagiye akora zimwe mu ndirimbo nyinshi cyane zagiye zikundwa kurusha izindi zose hano mu Rwanda. Uyu muhanzi rero akaba ni umuproducer ukora video, ngira ngo zimwe muri video za Dorcas na Vestina. Uyu muhanzi ukunda kuzikora rero nagakora umuziki kusa, akora n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Uyu muhanzi rero yagiye performinga kuri stages zigiye zitandukanye zikomeye cyane. Umuhanzi rero bimuhesha amahirwe yo kuba umuhanzi wa gatanu ukunzwe hano mu Rwanda kurusha abandi bose, aho rero usanga zimwe mu ndirimbo ze zikinwa ku radio ku buryo uri hejuru cyane. Ndetse rero kugeza ubungubu uyu muhanzi Chris Easy akaba aherutse ari kugira ibyago byo gutakaza umubyeyi we yakundaga cyane. Chris Easy rero akaba aza ku mwanya wa gatanu mu bahanzi bakunzwe kurusha abandi hano mu Rwanda. Reka rero tunyarukire ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane tuhasanga umuhanzi yitwa Meddy. Ngaba Meddy ni umuhanzi nabo bakunzwe hano mu Rwanda, yagiye akora indirimbo nyinshi cyane kuva mu mwaka wa 2007 za 2006 kuzamuka kugeza amaginganga ya uyu muhanzi akaba agikunzwe cyane. Ubwo rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu minsi ishize muri mu gikorwa cyari cyiswe Convention USA 2025, Rwanda Convention USA ni gikorwa rero cyabaye mu minsi ishize. Uyu muhanzi rero nawe yaje guperforminga, dore ko yavuye mu kuririmba indirimbo z'isi akagera mu kuririmba indirimbo zihimbaza Imana, ndetse izi ndirimbo zikaba nazo ari indirimbo nziza cyane uyu muhanzi agenda sohora, ndetse izi ndirimbo zikaba zigaragaza ko abantu bazikunze cyane. Ibindi bikaba bigaragarira kuri YouTube channel y'uyu muhanzi. Zimwe mu ndirimbo rero zikaba ziri hejuru cyane. Uyu muhanzi rero nawe akaba aza ku mwanya wa kane mu muhanzi bakunzwe hano mu Rwanda muri mwaka wa 2025. Ku mwanya rero wa gatatu, ku mwanya wa gatatu turasanga umuhanzi yitwa The Ben, The Tiger, intare kabisa. Uyu muhanzi rero The Ben ni umwe muhanzi nabo bakomeje kugenda bitwara neza mu muziki nyarwanda. Uyu muhanzi umugore we rero nawe arenda kwibaruka umwana, aherutse rero no gutangaza igitsina cy'umwana we agiye kwibaruka mu minsi mike cyane. Ndetse rero bamwe bakurikirana amakuru hano kuri The Hot Live muzajya mugenda mubikurikirana 5 kuri 5, ariko kandi niba utari wumva igitsina cy'uyu mwana The Ben agiye kwibaruka muri rusange, ukurikirana amakuru yacu yahabanje uraza kubimenya. Ariko kandi ibyo ngibyo nabwo ntago byo udutumbiriyeho. Ariko uyu muhanzi aza ku mwanya wa gatatu muhanzi bakunzwe hano mu Rwanda, ndetse uyu muhanzi yagiye akora indirimbo zigiye zitandukanye mwagiye mumenyaho, indirimbo nziza cyane yahuyemo n'abahanzi bagiye batandukanye, Chris Easy, Kevin Kade, indirimbo bita Sikosa. Imwe mu ndirimbo rero indirimbo yaje gukundwa cyane ku rwego ruri hejuru cyane, ayihuriyemo na Element. Indirimbo rero nayo yaje gukundwa cyane. Uyu muhanzi rero The Ben akaba aza ku mwanya wa gatatu, ndetse ibyo bikaba bimushyira ku mwanya w'abantu w'abahanzi bafite abakunzi benshi hano mu Rwanda, ndetse banakunzwe kurusha abandi hano mu Rwanda. Aza rero ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya rero wa kabiri, ku mwanya wa kabiri turahasanga umuhanzi yitwa Itayiwacu Bruce Melody. Bruce Melody rero umwe muhanzi nabo bakunzwe hano mu Rwanda ku rwego rukomeye cyane. Uyu muhanzi rero akaba yababarizwaga muri 155am in label imufasha kubyerekeranye n'umuziki, ndetse uyu muhanzi akaba akunzwe kurusha abandi hano mu Rwanda ku rwego rukomeye cyane. Uyu muhanzi rero muri mwaka wa 2025 akaba aza ku mwanya wa kabiri muhanzi bakunzwe cyane kurusha abandi hano mu Rwanda, bitewe n'indirimbo nyinshi yagiye ashyira hanze. Indirimbo yitwa Roza Way bakwangira iki, iyo ndirimbo ni nziza cyane. Uyu muhanzi rero nanjye nkaba mufana cyane. Uyu muhanzi rero akaba ari ku mwanya wa kabiri mu muhanzi bakunzwe kurusha abandi hano mu Rwanda mu mwaka wa 2025. Reka tunyarukire ku mwanya wa mbere.
ku mwanya wa mbere rero buri wese yatanze igitekerezo cye muri comment. Ese wowe urabona ninde twabugamiye, ninde wowe wumvaga ari kubuze ku mwanya wa runaka, ku mwanya wa gatanu cyangwa se ku mwanya wa kane, ku mwanya wa gatatu, ndetse wowe wumvaga ari nde muhanzi waza ku mwanya wa mbere, ndetse uyu munsi tutabereye muri rusange umuhanzi waje ku mwanya wa mbere. Ndabizi ugiye gutungurwa na undi muhanzi yitwa Element. Uyu muhanzi rero ni umwe mu bahanzi b'abanyarwanda bakunzwe cyane. Indirimbo nshyashya yashyize hanze yitwa Tombe ni mu ndirimbo nziza cyane uyu muhanzi yashyize hanze. Umuhanzi rero akaba nawe yarakubutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gitaramo cyiza cyane yataramiye abanyamerika hariya n'abafana n'abakunzi be, bamugaragarije urukundo rukomeye cyane mu gikorwa cyakize Rwanda Convention USA 2025. Umuhanzi rero nawe akaba yaraperforminze indirimbo nziza cyane yari afite. Aba rero akabaza ku mwanya wa mbere muhanzi bakunzwe cyane muri uyu mwaka wa 2025 hano mu Rwanda. Nimba mbeshya kabisa uncira urubanza, ariko kandi wemerewe gutanga igitekerezo cyawe muri comment. Ese wowe wumvaga ari nde muhanzi ukunzwe kurusha abandi mu Rwanda? Ninde muhanzi wowe wumvaga ko yaza ku mwanya wa mbere? Rero umuhanzi rero Element akaba ari we wegukanye the Hot Live Award. uwo muhanzi rero wegukanye kuba yakunzwe kurusha abandi hano mu Rwanda muri uko kwezi kwa karindwi mwaka wa 2025. ndetse uyu muhanzi by'umwihariko njyewe mbona uyu mwaka wose ari we uzaba uyoboye umuhanzi wakunzwe cyane kurusha abandi hano mu Rwanda. Reka ngwifurize ibihe byiza, ngushimira cyane kuba udukurikiranye, kandi subscribe tubasha kubana muri top 10 zigiye zitandukanye, top 5, top 20. nawe ese urifuza ko ubutaha twaza tubabwira iki? Twaza tubabwira iye top 10? Twandikire muri comment, tuzongera kubona amasaha ari imbere cyangwa se munsi iri imbere. Njyewe witwa Ngaba Spazone, nje tunyura tubana amakuru y'imyidagaduro. Ushimire cyane, ciao ciao.